Nejejwe cyane kandi nshimira Imana iduhaye umugoroba mwiza, iduhaye akanya keza ngo tuganire ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero ntibisanzwe, nabatumiriye umutumirwa, umukozi w'Imana, inshuti yanjye, bamwita Kimenyi. Kimenyi, ndagira ngo dusuhuze, umwe mu bagabo bakunda guseka, kunezerwa. Sinzi ibyishimo by'aho bikomoka, wenda araza kudufasha tubwire imvano yo kunezerwa kwe. Kimenyi, nguhaye ikaze kuri Channel Bigerezo TV. Imana iguhe umugisha. Yego, Ndashima Imana kuba nseka gutya, ni amahoro Yesu aha abantu yandi yavuze ngo mbasigiye amahoro ariko simbahaye nk'ab'isi. yego, Kuko amahoro Yesu aha abantu be niyo atuma duseka, niyo atuma duhura n'ibibazo ntibitugaragareho, mbese tugahora twishima. Umuririmbyi wa 68 niwe wavuze ngo ntabwo nkwiye kujya nirwa niganyira nibaza uko ejo bizaba bimeze. Icyambere ifite umutima w'urukundo, kuko intungisha ibinkwiriye, umunezero no mu mubabaro byose abinzaniramo amahoro. Aravuga ngo mba hafi ndetse buri munsi, kandi ajya ngenera ubuntu bunkwiriye. Amen. Ajya nyikorera imitwaro, ngo niwe data kandi niwe Mana. Amen. Kuko ajya ntunga buri munsi, ngo kandi ajya ndamira muri ibyo byose, ngo buri munsi azajyamo imbaraga, ngo kuko iryo ni isezerano yampaye. Arangije aravuga ngo Mana yanjye, mukomeze ujye umfasha, ngo mutaramire neza icyo umbwira, ngo mpore nizeye ijambo wambwiye, ngo sinkabure ku mbaraga zawe, ngo no mu bikomeye biriho, ngo ndamburire amaboko yawe, ube imbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kunjyana. Urumva rero nta kintu cyatuma ntishima. Yego data, nshuti z'umusaraba, abo turi kumwe muri aka kanya, mwese mugubwe neza, mwiyumvemo ko amahoro Yesu aha abantu batajya agira akagero. Turi mu mahoro ya Yesu, turi mu buntu bwa Yesu. Niyo mpamvu ubona duseka, niyo mpamvu ubona twishimye. Ikintu kinezeza cyane nuko numva ko ndi umukristo uyu munsi, kandi ko nzahora ndiwe mu bintu byose kugeza ku gupfa. Imana rero yego, uduhana umugisha n'aba bene data. Nabibwiraga nitwa Kimenyi Jean Berkimas. yego, umugabo ushima Imana kubw'uko ubuntu Yesu yangiriye, yampaye agakiza. Paulo yigeze avuga ngo natwe ubwo twari dupfuye tuzize ibyaha byacu n'ibicumuro yaratuzuye. Amen. Niyo mpamvu nanjye ubwo nari ndi muri ba bandi bari bapfuye bazize ibyaha, nshingiye aho yankuye rero numva kuvuga uyu mugabo neza aribyo bintera imbaraga, nkumva namuvuga neza uko bwije nuko bukeye. Ndashima Imana rero ko yashimye yuko inshyira mu bana bayo, nanjye nkitwa umwana w'Imana. Imana iguhe umugisha, Imana ishimwe. Nk'uko mubibona nshuti bavandimwe, turi kumwe n'umugabo wita Kimenyi Yves, nawe mwitereje n'abamukinnyi Jean Berkimas. Impamvu murabizi cyane, abantu benshi, hari umugabo wita Kimenyi, ni umunyezamu, abantu benshi baramuzi. Hanyuma ndagira ngo twiganirire. Kimenyi wamenyekanye mu mateka, wabaye mu idini ya Isilamu, uza gukizwa, hanyuma nyuma uza no gushaka umugore asa kwigendera, wa mu buzima. Abantu benshi bashobora kwibaza ngo uyu mugabo afite abana bangahe, se aracyari umusore? Donc kuba uri umugabo byo biragaragara, ariko kandi wahuye n'urushako rutakoroheye. Ndagira ngo uze kuduha ubuhamya, wongere ijwi. Yari inzira ndende, inzira y'umusaraba gukizwa kwanjye. Ntabwo kwavuye ku miryango ikomeye, nta nubwo ari amashuri. Gukizwa ni ubuntu Yesu yangiriye. Yaje kumpamagara mu buryo bukomeye cyane, hamagara kwishi, mpamagaza ijwi ryayo, nza gushaka mu buryo nishingiye, maze kwishingira bimbera inzira ndende. Nshaka umukobwa w'umurokore, biza kuba ngombwa ko dutandukana nyine, yagiye gutyo. Wari wasezeranye se? Ntabwo nari nasezeranye. Wari wishingiye? Nari nishingiye. Yes we. Naciye mu nzira nyine zazindi nyine. Mwamaranye igihe kingana iki? Twamaranye igihe cy'imyaka 2. Mwarabyaranye se? Twarabyaranye, dufitanye umwana umwe w'umuhungu, umwana wagize imyaka 7. Ndashima Imana ko rero umugore yagiye ariko Yesu ntagende. Icyo kintu gisubiremo ngo ndashima Imana ko umugore yagiye ariko Yesu ntagenda, akaguma muri njye. Ibyo bisobanuye ko abantu bashobora kuduta ariko Yesu we ntiyaduta. Muri make abantu bagusiga, ababyeyi bagusiga, umugore mwashakanye yagusiga, cyangwa se abana wabyaye bagusiga, ariko Yesu ntajya gusiga. Imana ishimwe. Muri make rero ubu ndi kumwe na Yesu, kandi numva nguwe neza, numva mfite amahoro yo mu mutima. Niyo mpamvu
mba numva ntabona uburyo ki uyu mugabo namuvuga neza kubera yuko hari ijambo Dawidi yigeze yandika muri Zaburi ya 68 umurongo waho wa 6 aravuga ngo Imana iri mu buturo bwayo bwera ngo ni se w'imfubyi aravuga ngo ni umucamanza urengera abapfakazi ngo Imana ibohora imbohe ikazakugubwa neza ngibesha mu mazu batagira shinge na rugero nanjye naje gusanga rero muri aho ngaho nanjye ndimo Yesu utajya buruka bigenze Matayo 11:28 aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe ngo nimuze munsange ndabaruhura ngo munyigireho ngo munyigireho ngo kuko kunkorera bitaruhije ngo kuko ndi umugwa ngo n'umutwaro wanjye nturemereye ngo kuko ndi umugwa neza kandi nkaba noroheje mu mutima aravuga ngo namwe nzabahora uburuhukiro mu mitima yanyu ubwo buruhukiro bwo mu mutima rero nibwo Yesu yampaye ubu numva umuririmbyi yazavuga ngo abo Yesu arindisha amahoro ye amahoro ntagera ngo nta mubisha ubasha kugira gute kubageraho Imana ishimwe kimereka nakira abantu abakunzi bacu dufite abakunzi ba mu gihugu cya Amerika muri Australia kuri iyo migabane Uburayi Aziya ndetse na Europe nibwo Burayi Europe Aziya mugabane wa Aziya mugabane wa Australia ndetse na Afrika yose muri rusange hanyuma nyemerera dutangire duha abantu buhamya kime urwo rushako warashatse nk'uko bivuze hanyuma umugore muratandukana ariko wari wishingiye ese nyuma y'uko mutandukanye n'umugore bijya bibaho yubona bitagenda birarangira mukakora divorce bibaho nyuma yabwo se ubuzima bumeze buti ntago navuga ngo nigeze nkora divorce kuko ntari narasezeranye ntantu nari narasinye nagombaga kujya kwandukuza yarigendeye uko nguko yarigendeye ubwo nanjye nsiga uko nguko ariko icyo natangiriyeho nkubwira icyo nshimira Imana nuko yagiye akansigana na Yesu amen Yesu tukaba turi kumwe kandi nkaba mfite icyizere cy'uko Yesu adashobora kuzanta ntashobora kuzanta ubwo se umaze imyaka ingahe umugore agutaye urumva umwaka wa 7 uzuzura ejo bundi mu kwezi kwa 5 imyaka 7 yose umugore agutanye umwana umwana yaramujyanye nyuma umwana aza kugaruka ataye nyina umwana turabana nyuma nyina aza kongera aramwibara amutwara n'ubuzima mbese bwibereyemo ibintu by'imibabaro gusa nanjye ubwanjye ntasobanukirwa ariko Yesu we buriye azi impamvu y'ibyo byose niyo mpamvu urabivuga nkumva ubwoba buranyishe nkibaza umugore antaye umugore yaguta n'umwana wabyaye yaguta mbese n'imiryango yakwanga ariko Yesu cyo nkundira Yesu iyo yagufashe ntajya kurekura Imana ishimwe ko Yesu yamfashe rero agashima noneho ko mba umwana we nkaba ndi mu rugo rwe akangabira umurimo ndi umugabo ndashima Imana muri make ibyo mvuga byose pe nabitangira ubuhamya mamanya n'umutima wanjye n'umwuka wanjye wera yuko nzi neza yuko yatangije umurimo mwiza muri ngewe izana ubusohozi Imana ishimwe nta gahunda mfite yo gusubira inyuma ngo ndimbuke Paulo yigeze yandikira abaheburayo arababwira ngo ariko twebweho dufite gusubira inyuma ngo turimbuke ahubwo dufite kwizera kugira ngo dukize ubugingo bwacu urupfu ubuhamya bwawe buteye agahinda ariko kandi winigisha abantu ikintu kinejeje ni ukuntu Yesu yaguhaye amahoro icya kabiri urabona ko umeze neza ntabwo wigeze wiyahura kuba umuntu yagira n'iki wabwira nk'abantu wenda bahura n'ibibazo bakiyahura imyaka 7 yose umugore yaragutaye ukihangana ukanamba ku Mana ikaba yaraguhaye amahoro kimenyi ndagira ngo umfashe ubwire isi yose n'iki umuntu yakora mu gihe abonye ahuye n'ibigeragezo hanyuma turaza gusoza usoma ijambo ry'Imana unatuganiza ku ijambo ry'Imana ikintu cyo nabwira abantu bari muri situation zigiye zitandukanye nababwira nti nimukomere kuko Paulo yigeze yandikira abafilipi mu bice 6 umurongo w'10 Abefeso 6:10 yarababwiye ngo ibisigaye nimukomerere mu mwami muri make ubwo urumva intego niyo gukomerera mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwishi ngo dutware intwaro zose z'Imana kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani afite uburiganya afite ubucabiranya bwishi afite amanyanga menshi aratubwira ngo kuko tudakirana n'abafite inyama n'amaraso ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru Pawulo aduhaye inzira tugomba kunyuramo arababwiye ngo nidutware intwaro zose z'Imana kugira ngo tubashe gukomera ku munsi mubi ngo duhagarare dushikamye dukenyeye ukuri ngo twambaye gukiranuka nk'icyuma gikingiye igituza
ngo dukwese inkweto aribwo butumwa bwiza, ngo dutware ngo kwizera nk'ingabo, ngo niko tuzashobora kuzimisha imyambi yose ya wa mubi yaka umuriro. Arangije aratubwira ngo nitwambare ingofero nk'agakiza, dukwete imikandara nk'ukuri, ngo twambare inkweto nk'ubutumwa bwiza, ngo niturangiza ngo twakire n'inkota y'umwuka ari ryo jambo ry'Imana. Rero uri muri eswasiyo nk'izo namugira inama yo gufata intwaro zose z'Imana akazibika, akaba arizo agendana nazo, nizo zizamurinda. Icya mbere, izi ntwaro numara kuzitwara neza, Satani ntago azakwegera ngo akubwire ngo iyahure. Ntazakubwira ngo agahinda ngo dore karakwishe. Iki kintu abantu bacyumve, bumve ko kubana na Yesu ari ikintu gikomeye cyane, gikomeye kuruta uko wabana n'imiryango ikomeye, kuruta uko wabana n'inshuti zaguta zikagusiga, ariko kubana na Yesu ni ingenzi kuruta ibindi bintu byose. Uyu muntu waba afite ibibazo birenze n'ibyanjye, kuko njye nubwo mfite ibibazo ariko naje gusanga ibibazo mfite ntago ari njye wa nyuma, si nanjye wa mbere. Ibibazo mfite nta ruhare wabigizemo kugira ngo njyewe mbigire. Niyo mpamvu nta mwanzi ngira, nta mwanzi ngira. Njye umuntu wese nushaka ubunyanga, mba numva njyewe nakugira inshuti yanjye tukabana neza, kubera ko ibibazo ufite nta ruhare nabigizemo, ibyanjye mfite nta ruhare wabigizemo. Niyo mpamvu tugomba kubana tugatungwa n'amahoro. Yesu aho abantu be yayandi yatubwiye ngo mbasigiye amahoro, ngo ariko ntago ntanga nk'ab'isi, ngo amahoro yanjye ngabe muri mwe. Ubuhamya bwawe burafashije, buraryoshye kandi buryoheye buri muntu wese, harimo inyigisho zikomeye. Ndagira ngo udusome ijambo ry'Imana rito, tuzafata igice cya kabiri hanyuma tugaruke tunagusure. Twagize umugisha uratwemerera. Ndagira ngo usome ijambo ry'Imana, utangire usenga Imana, hanyuma Mwuka yaragufashe. Ijambo ry'Imana rijya rimfasha, rikubiye mu Bakorinto ba kabiri. Pawulo yandikiye Abakorinto ba kabiri, igice cya mbere uhereye ku murongo wa 3. Umutwe w'ijambo aravuga ngo Pawulo ashimira Imana kubwo kurokorwa ibyago n'urupfu. Avuga ijambo rikomeye nkunda rikubiyemo ishimwe kuva ku murongo wa 3 kugera ku murongo w'10. Aravuga ngo hashimwe Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ngo ari nayo data wa twese w'imbabazi, ngo ni Imana nyiri ihumure ryose, iduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose, tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana. Kuko nk'uko ibyo Kristo yababajwe byadusesekayeho cyane, niko no guhumurizwa kwatugwirijwemo na Kristo. Iyo tubabazwa tuba tubabazwa kugira ngo muhumurizwe no gukizwa, kandi iyo duhumurizwa tuba duhumurijwe no kugira ngo muhumurizwe namwe mubone uko muhumuriza abandi, muhumuriza abari mu makuba yose, mubone uko mwihanganira imibabaro imwe niyo natwe tubabazwa. Nicyo gituma ibyo tubiringiyeho bishikamye, kuko tuzi yuko ubwo mufatanije imibabaro, mufatanije no guhumuriza. Ingingo y'iri jambo ageze ku murongo w'8 arababwira ngo bene data, ntidushaka yuko mutamenya amakuba yatubereyeho muri Aziya, ko twaremerewe cyane biruta ibyo dushobora, ndetse bigatuma twiheba ko tuzapfa. Umurongo w'9, twibwira ko duciriweho iteka ryo gupfa, ariko twibwira ko duciriweho iteka, haleluya, twibwira ko duciriweho iteka ryo gupfa. amavuta, uwo ni umurongo w'9. haleluya, ngo twibwira ko duciriweho iteka ryo gupfa, kugira ngo tutiyiringira, ahubwo twiringire Imana izura abapfuye. Umurongo w'10 ariyo ntego y'iri jambo ngenderamo nka amina. Haleluya. Umurongo w'10 aravuga ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, ngo nanone iracyaturokora, ngo kandi twiringiye yuko izakomeza kuturokora. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Muri ibyago n'amakuba Pawulo yahuye nabyo muri Aziya byari bikomeye cyane, ariko arangije ahumuriza abantu arababwira ngo nihashimwe Imana y'umwami wacu Yesu. Amen. Ngo ari nayo data wa twese w'imbabazi, ngo ni Imana nyiri ihumure ryose, ngo iduhumuriza mu makuba yacu yose. haleluya, 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 guhumuriza abari mu makuba yose, ngo tubahumurishe ihumure twahawe n'Imana. Ageze ku murongo w'8 aravuga ngo ntidushaka ko mutamenya amakuba yatubereyeho muri Aziya, ngo twararemerewe cyane biruta ibyo dushobora, ndetse ngo turiheba twibwira ko duciriweho iteka ryo gupfa, ariko twiringira yuko Imana izura abapfuye. Amen. Wowe ibyago waba warahuye nabyo
ntabwo bigomba kuguherana ngo bikumvishe yuko uzabigwamo. Oya, hari Kristo wabambwe ku musaraba wahamagaye abarushe n'abaremerewe arababwira ngo nimuze munsange ndabaruhura. Imana dufashe kandi tugirire neza. Tugiye gushima Imana rero kubw'abantu bose bakurikiye cyane Abigerezo TV. Abigerezo TV. Ongera kano kantu. Abiringiye Uwiteka. Aba bantu Zaburi y'ijana na makumyabiri na gatanu. Kongeraho. None reka mbafashe. Ijana na makumyabiri na gatanu. Ngo abantu biringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni. Ngo uwo musozi ngo ntubasha kunyeganyega ahubwo urohamo iteka ryo. Ngo nk'uko imisozi. Haleluya. Uwiteka ko sawa. None ukageza iteka ryo. Akandi kantu hari Zaburi ya 76 umurongo wa 7. Hari ijambo Dawidi yavuze n'uburakari bwinshi aravuga ngo Mana ya Yakobo ngo gucyakwa ngo kwatumye amagare n'amafaranga bisinzirira guwe. Umugabo witwa Yobu igice cyane umurongo wa 5 aravuga ngo ijya yimura imisozi itabimenye ikayubikana uburakari. Ahantu rero inshuti y'umusaraba uze kumfasha gusoma iki gitabo. Haleluya kuba wantu ibintu byose byo kuri iyi si kuko iki gitabo kirandyohera iyo nagisomye ngubwa neza. Zaburi ya 91 nguba mu bwihisho bw'isumba byose ngo wazahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ngo ndabwira Uwiteka ngo urubuhungiro bwanjye ngo igihome kinkingira ngo Imana y'agakiza kawe. Ageze ku murongo wa 14 aravuga ngo kuko yankunze akarama nicyo nzamukiriza ngo nzamuhaza uburame ngazanyambaza mu izina ngo mwitabe ngo nzamuha umugisha kuko yamenye izina. Murakoze cyane, murakoze mbashimire. Twakiriye Kibonge umushumba uje mwene data ari mu ijambo ry'Imana. Tuguhaye ikaze kuri channel Abigerezo TV. Ndagira ngo yego umurimo w'Imana ngukorera imatware hano mu izingiro. Ndi umushumba itorero Bote Pentecote. Yego nanjye nahoze numva amagambo y'Imana twari turimo kumva bakare mu rusengero, ariko reka twongera akantu babiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Abantu biringiye umusozi eta ebenefo nta teka bazacirwaho. Abantu biringiye amasezerano y'Imana desta anyone Imana izabahagararaho ntago bazamwa. Abafite uburwayi bakurikiranye televiziyo muhumure Uwiteka ibyanyu yabirangije. Haleluya. Amen. Kandi ngabiringiye Uwiteka babeze nk'umusozi uwo nguwo rwose. Umva ibiguteye ubwoba humura Yesu arakurinda kandi aguhagazeho agazaguteza abantu. Haleluya. Akurira muri uyu mujyi. Amen. Haleluya. Azakora ibintu abanzi bakiriho. Azagutabara ku musozi n'ukuri. Ndafashijwe. Bazahindura imvugo kubera ko Yesu yakumwaka. Amen. Abarabi televiziyo uhumura Uwiteka abafasha ukuboko. Abari mu bihugu byo hanze Uwiteka aravuze ngo abatabare kandi akiza itandukaniro. Nubwo bakuroga ariko Yesu akubereye maso. Amen. Tumuzamura icyubahiro. Cyubahiro ni icyawe. Ndabona rero amasaha ari kugenda akora. Munyemeye tuzafata ikindi gihe. Yesu reka tuzafata ikindi gihe. Tubashimire kubw'amasaha agiye. Imana iduhana umugisha. Reka mvuge ngo turabashimiye kandi Imana iduhana umugisha. Uyu twari turi kumwe na Evangeliste Kimenyi ndetse n'umushumba Kibonge. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.